Amahoro ya Kristo bana b'Imana na Alphonsine yankurije baramutsa ni kakanya kacu ko gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye gutangira gusoma igitabo cy'abacamanza. Ubushize twari twarangije gusoma igitabo cya Yozuwe. Igitabo cy'abacamanza nacyo ni igitabo kigufi cy'imitwe 21 gusa. Iki gitabo rero kiraturondorera ibyo abantu b'ibirangirire Imana yoherereje umuryango wayo, bakagenda basimburana kugira ngo bawukize amakuba wugarije. Nubwo rero bitwa abacamanza, ibyo bakoraga biruta kure guhosha amakimbirane mu baturage. Bari bashinzwe kugarura amahoro, guhuza imiryango ya Isiraheli, gufasha abavandimwe babo kudahemukira Uhoraho, ndetse akenshi bakabayobora no ku rugamba. Dutangire rero igitabo cy'abacamanza, umutwe wa mbere. Igitabo cy'abacamanza. Abayisiraheli batura muri Kanahani. Yozuwe amaze gupfa, Abayisiraheli babaza Uhoraho bagira bati, ninde muri twe uzazamuka bwa mbere akajya gutera abakanahani kugira ngo abarwanye? Uhoraho arabasubiza ati, Yuda niwe uzazamuka bwa mbere. Dore maze kwegurira igihugu mu biganza bye. Yuda abwira Simewoni umuvandimwe we ati, tuzamuke tujye mu mugabane wanjye maze turwanye abakanahani. Hanyuma nanjye nzajyana nawe mu mugabane wawe. Nuko Simewoni ajyana nawe. Yuda arazamuka, maze Uhoraho yegurira abakanahani n'abaperizi mu biganza byabo. I Bezeki bahatsinda abantu 10,000 muri bo. Aho i Bezeki bahasanga Adoni Bezeki, baramurwanya, batsinda abakanahani n'abaperizi. Adoni Bezeki arahunga, ariko baramukurikira baramufata, maze bamuca ibikumwe by'ibiganza n'iby'ibirenge. Adoni Bezeki aravuga ati, abami 70 bari baraciwe ibikumwe by'ibiganza n'iby'ibirenge, batoragura ibisigazwa byo munsi y'ameza yanjye. Ibyo nabakoreye Imana irabinyituye. Bamuzana i Yeruzalemu, ari naho yaguye. Bene Yuda batera Yeruzalemu, maze barayigarurira, bamarira ku nkota abahatuye, kandi umujyi barawutwika. Nyuma y'ibyo, bene Yuda baramanuka kugira ngo barwanye abakanahani bari batuye mu karere k'imisozi miremire n'i Negevu no mu karere k'imisozi migufi. Hanyuma Yuda atera abakanahani bari batuye i Heburoni, icyo gihe yitwaga Kiriyati Haruba, maze batsinda Sheshayi, Ahimani na Talimayi. Yuda ava aho ajya gutera abaturage b'i Debiri, icyo gihe yitwaga Kiriyati Seferi. Kalebu niko kuvuga ati, umuntu uzatsinda Kiriyati Seferi maze akayigarurira, nzamushyingira Akisha umukobwa wanjye. Otiniyeli mwene Kenazi, umuvandimwe wa Kalebu w'umuhererezi, yigarurira umujyi, maze Kalebu amushyingira Akisha umukobwa we. Nuko akihagera, Akisha yoshya umugabo we gusaba sebuka umurima. Bukeye Akisha amanuka ku ndogobe ye, maze Kalebu aramubaza ati, icyo wifuza ni iki? Undi aramusubiza ati, ngirira ubuntu, ubwo wampaye isambu i Negevu, umpe n'ibizenga by'amazi. Nuko Kalebu amuha ibizenga bya ruguru n'iby'epfo. Abahungu ba wa Mukeniti, sebukwe wa Musa, bazamukana na bene Yuda, bava mu mujyi w'imikindo, berekeza mu butayu bwa Yuda bwari mu majyepfo ya Aradi. Nuko baraza babana n'abahatuye. Yuda ajyana na Simewoni umuvandimwe we, batsinda abakanahani bari batuye i Sefati, umujyi wose barawutsemba, maze bawita Horima, ari byo kuvuga itsembwa. Yuda yigarurira umujyi wa Gaza n'intara yawo, uwa Ashikeloni n'intara yawo, uwa Ekironi n'intara yawo. Uhoraho yari kumwe na Yuda ubwo yigaruriraga akarere k'imisozi miremire. Nyamara ntibashoboye kwirukana abatuye mu kibaya, kuko bari bafite amagare y'ibyuma. Nk'uko byari byarategetswe na Musa, Heburoni bayigabira Kalebu,
ayinyaga abahungu 3 ba Anaki. Naho abayebuzi bari batuye i Yeruzalemu, bene Benyamini ntibabanyaze, ahubwo abayebuzi bakomeje guturana na bene Benyamini i Yeruzalemu kugeza na n'ubu. Abo mu nzu ya Yozefu nabo barazamuka batera Beteli, kandi Uhoraho yari kumwe nabo. Inzu ya Yozefu ijya gutata umujyi wa Beteli wahoze witwa Luzi. Nuko intasi zibona umugabo usohotse mu mujyi, maze ziramubwira ziti twereke aho twakwinjirira mu mujyi, maze tuzabikwiture. Uwo mugabo arahabereka, maze umujyi wose bawumarira ku nkota, naho we baramureka arigendera nabe bose. Uwo mugabo ajya mu gihugu cy'Abaheti, ahubaka umujyi awita Luzi, ari nako cyitwa kugeza na n'ubu. Manase ntiyashoboye gutsinda abaturage b'i Betishani, Tanaki, Dori, Yibileyamu, Megido, habe n'abo mu midugudu ihakikije, maze Abakanahani bakomeza gutura muri icyo gihugu. Nyamara aho Isiraheli ikomereye, yakoresheje imirimo y'uburetwa Abakanahani, ariko ntiyashobora kubirukana. Efurayimu ntiyashoboye kwirukana Abakanahani bari batuye i Gezeri, nuko Abakanahani bakomeza guturana na bene Efurayimu Gezeri. Zabuloni ntiyashoboye kwirukana abaturage b'i Kitironi, kimwe n'ab'i Nahaloli. Abakanahani baturana na bene Zabuloni, ariko baragoka bakoreshwa uburetwa. Asheri ntiyashoboye kwirukana abaturage b'i Ako, kimwe n'ab'i Sidoni, ab'i Ahiravi n'ab'i Akizibu, ab'i Heruba, ab'i Afiki n'ab'i Rehobu. Bene Asheri baturanye n'Abakanahani bari batuye igihugu, kubera ko batashoboye kubirukana. Nefutali ntiyashoboye kwirukana abaturage b'i Betishemeshi, kimwe n'ab'i Betanati, nuko baturana n'Abakanahani bari batuye igihugu, ariko abaturage b'i Betishemeshi n'ab'i Betanati bakoreshwa imirimo y'uburetwa. Abahemori baheza bene Dani mu karere k'imisozi miremire, ntibabakundira kumanuka ngo bagere mu kibaya. Abahemori bakomeza gutura i Hari Heresi, i Ayaloni n'i Shalibimu, ariko inzu ya Yozefu imaze gukomera ibakoresha imirimo y'uburetwa. Igihugu cy'Abahemori cyaheraga ku muzamuko w'i Karabimu kuva ahitwa ku rutare, maze ugakomeza uzamuka. Uhoraho acyaha umuryango we. Umumarayika w'Uhoraho ava i Giligali, arazamuka agana i Bokimu, maze aravuga ati, nabavanye mu gihugu cya Misiri, mbinjiza mu gihugu nari narahiriye kuzaha abasekuruza banyu. Naravuze nti, sinzigera na rimwe nca ku isezerano nagiranye namwe. None rero ntimuzagirane isezerano n'abaturage b'iki gihugu, ahubwo muzasenye intambiro zabo. Ariko ntimwumvise ijwi ryanjye. Ubwo se ibyo mwakoze ni ibiki? None rero ndababwiye nti, sinzabirukana imbere yanyu, maze bazababera umutego muzagwamo muramya ibigirwamana byabo. Nuko umumarayika w'Uhoraho amaze kubwira Abayisiraheli bose ayo magambo, imbaga itera hejuru, maze bararira. Aho hantu bahita Bokimu, ari byo kuvuga abarira, maze bahaturira Uhoraho ibitambo. Urupfu rwa Yozuwe. Yozuwe asezerera imbaga y'Abayisiraheli, baragenda buri muntu ajya mu munani we, kugira ngo bature igihugu. Umuryango wakomeje kuyoboka Uhoraho igihe cyose Yozuwe yabayeho, ndetse Yozuwe amaze gupfa, bakomeje kumuyoboka igihe cyose hari hakiriho abakuru b'imiryango bari barabanye nawe, kandi bari barabonye ibyo Uhoraho yakoreye Isiraheli byose. Yozuwe mwene Nuni umugaragu w'Uhoraho apfa agejeje ku myaka 110. Bamuhamba mu munani we i Timunati Seraki mu misozi ya Efurayimu, mu majyaruguru y'umusozi wa Gahashi. Nuko icyo gisekuru cyose gisanga abasekuruza bacyo, nyuma yaho habyiruka ikindi gisekuru, ariko cyo nticyari cyarigeze kimenya Uhoraho,
cyangwa se ngo kimenye ibyiza yari yarakoreye Isiraheli. Ubuhemu n'igihano, ukwicuza no gukizwa. Abayisiraheli bakora ibidatunganiye Uhoraho, maze bayoboka za Behali. Bitandukanya n'Uhoraho, Imana y'abasekuruza babo, wabavanye mu gihugu cya Misiri, bayoboka izindi mana z'amahanga bakikije, bazipfukama imbere, maze bacumura kuri Uhoraho. Bitandukanyije n'Uhoraho, bayoboka Behali na za Ashitaroti. Nuko uburakari bw'Uhoraho bugurumanira Isiraheli, maze abagabiza ababanyaga, kandi abegurira abanzi babo babakikije. Ntibaba bagishoboye guhangara abanzi babo. Aho bajyaga hose, ikiganza cy'Uhoraho cyabaga kibariho ngo kibateze ibyago, nk'uko Uhoraho yari yarabibabwiye kandi akanabirahirira. Umubabaro wabo urushaho kwiyongera. Nibwo Uhoraho aboherereje abacamanza, abakiza abanzi babanyagaga. Ariko n'abo bacamanza ntibabumva, bararikira izindi mana, barazipfukamira, bateshuka bidatinze inzira y'abasekuruza babo. Bari barumvise amategeko y'Uhoraho, ntibagenza nkabo. Igihe cyose Uhoraho yabohererezaga umucamanza, Uhoraho yahoranaga nawe mu buzima bwe bwose, kuko yumvaga amaganya baterwaga n'ababarenganya, maze akabagirira impuhwe. Ariko iyo umucamanza yamaraga gupfa, barongeraga bakihindanya cyane kurusha abasekuruza babo, bakayoboka izindi mana, bakazikorera kandi bakazipfukamira. Ntibarekaga n'umwe mu migirire no mu myifatire yabo mibi, ahubwo bakanangira umutima. Imana igerageza Isiraheli. Uburakari bw'Uhoraho bugurumanira Isiraheli. Nuko aravuga ati, kubera ko iyi mbaga yishe isezerano ryanjye nagiranye n'abasekuruza babo, kandi ntiyumva ijwi ryanjye, nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo ihanga na rimwe mu yo Yozuwe yahasize igihe yapfuye. Ibyo byari ukugerageza Isiraheli, kugira ngo arebe niba izakurikira inzira y'Uhoraho nk'uko abasekuruza babo babigenjeje, cyangwa se niba batazayikurikiza. Nicyo cyatumye Uhoraho areka ayo mahanga, ntahita yirukana kandi ntayagabize Yozuwe. Dore ayo mahanga Uhoraho yaretse akagumaho, kugira ngo ayageragereshe Abayisiraheli bose batigeze bamenya intambara za Kanahani. Ibyo byakorewe gusa kugira ngo yigishe ibisekuru bishya bya Isiraheli, abamenyereza intambara, kuko batari bigeze bayimenya. Muri ayo mahanga harimo abatware 5 b'Abafilisiti, Abakanahani bose, Abasidoni n'Abahivi bari batuye mu misozi ya Libani, uhereye ku musozi wa Behali Herimoni ukageza i Hamati. Abo bari abo kugerageresha Isiraheli, kugira ngo Uhoraho amenye ko bazumvira amategeko yahaye abasekuruza babo akoresheje Musa. Abayisiraheli baturana n'Abakanahani, Abaheti, Abahemori, Abapirizi, Abahivi n'Abayebuzi. Barongora abakobwa bo muri ayo mahanga, nabo babashyingira ababo bwite, nuko bayoboka imana z'abo banyamahanga. Abacamanza. Otinyeli. Abayisiraheli bakora ibidatunganiye Uhoraho, birengagije Uhoraho Imana yabo, maze bayoboka za Behali na za Ashitaroti. Uburakari bw'Uhoraho bugurumanira Isiraheli, maze abagabiza Kushani Rishayatayimu, wari umwami w'Abaramu, mu gihugu cyo hagati y'inzuzi zombi. Abayisiraheli bakorera Kushani Rishayatayimu mu gihe cy'imyaka 8. Nuko Abayisiraheli batakambira Uhoraho, niko kubagoborera umukiza, ari we Otinyeli mwene Kenazi, umuvandimwe wa Kalebu w'umuhererezi. Umwuka w'Uhoraho umwuzuraho, maze ategeka Isiraheli. Arahaguruka agaba ibitero, maze Uhoraho amugabiza Kushani Rishayatayimu, umwami wa Aramu, amurusha amaboko, aramutsinda. Igihugu kimara imyaka 40 mu mutuzo,
hanyuma Otinyeli mwene Kenazi arapfa. Ehudi. Abayisiraheli bongera gukora ibidatunganiye Uhoraho, maze Uhoraho atera inkunga Egiloni umwami wa Mowabu kugira ngo arwanye Isiraheli kubera ko yakoraga ibidatunganiye Uhoraho. Egiloni yitabaza Abahamoni n'Abamaleki, hanyuma atera Isiraheli arayitsinda, bigarurira umujyi w'imikindo. Abayisiraheli bakorera Egiloni umwami wa Mowabu mu gihe cy'imyaka 18. Nuko Abayisiraheli batakambira Uhoraho, maze Uhoraho abagoborera umukiza, ari we Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini watwariraga imoso. Abayisiraheli bamuha amaturo, bamushinga kuyabagereza kuri Egiloni umwami wa Mowabu. Ehudi acurisha intambi y'amugi abiri, ayambara ku itako ry'iburyo imbere y'imyambaro ye. Nuko ashyira amaturo Egiloni umwami wa Mowabu. Egiloni uwo akaba yari umugabo munini cyane. Amaze kumuha amaturo, Ehudi aherekeza abantu baje bayikoreye, ariko we ngo agere ku bigirwamana byari bugufi ya Giligali, arakimirana, maze abwira umwami ati, mwami mutegetsi wanjye, ngufitiye ubutumwa ariko ni ibanga. Undi aravuga ati, nimube mwigiyeyo. Maze abari aho iruhande rwe bose barasohoka. Ehudi yegera Egiloni wari wasigaye wenyine, yicaye mu cyumba cyo hejuru gifutse. Ehudi aramubwira ati, mwami, ubutumwa ngufitiye ni ubw'Imana. Nuko umwami ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso, afata intambi ku itako ry'iburyo, maze ayitera umwami mu nda. Ikirindi cy'intambi ubwacyo kirinjira, maze ibinure bipfukirana ubugi, kuko Ehudi atari yashinguye intambi mu nda y'umwami. Nuko Ehudi asohokera mu idirishya, amaze gufunga inzugi zose z'icyumba cyo hejuru, ashyiraho n'ibihindizo. Amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza maze baritegereza. Babonye ko inzugi z'icyumba cyo hejuru zari zifunze, barabwirana bati, nta gushidikanya, agomba kuba yagiye kwituma muri ka kazu gafatanye n'icyumba gifutse. Barategereza kugeza ubwo bumirwa. Babonye ko inzugi z'icyumba cyo hejuru zitigera zifunguka, bafata imfunguzo barakingura. Nuko basanga shebuja arambaraye ku butaka, yapfuye. Naho Ehudi yahunze mu gihe bari bagitegereje, arenga kuri bya bigirwamana, ahunga yerekeza i Seyira. Nuko ngo ahagere, avugiriza ihembe mu misozi miremire ya Efurayimu. Abayisiraheli bamanukana nawe abarangaje imbere. Arababwira ati, nimunkurikire, kuko Uhoraho yeguriye mu biganza byanyu Abamowabu abanzi banyu. Nuko bamanukana nawe, bafata ibyambu bya Yorodani byategekwaga na Mowabu, ntibagira uwo bakundira kwambuka. Icyo gihe batsinda Mowabu mu bagabo bagera ku 10,000, kandi b'intwari, ntihagira n'umwe urokoka. Uwo munsi Mowabu itsindwa na Isiraheli, nuko igihugu kimara imyaka 80 mu mutuzo. Shamugari. Nyuma ya Ehudi haza Shamugari mwene Anati, atsinda Abafilisiti bagera ku bagabo 600, abicisha igihosho bashorezaga ibimasa, nuko nawe arokora Isiraheli. Nimwakire ijambo ry'Imana.